Bakunzi ba Iyungure BTV aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibane namwe. Uyu munsi nagarutse ngo tuganire ku bintu bitandatu dukora buri munsi byangiza ubwonko bwacu ariko tutabizi. Nawe niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi cano, nguhaye karibu. Icya mbere, kuguma mu mwijima cyane. Hari agace k'ubwonko gakenera urumuri kugira ngo tubashe gutekereza neza. Uko uguma mu mwijima cyane igihe kinini, ni ukuvuga ngo wa mwijima wafegitinga ka gace k'ubwonko, ugasanga imitekerereze yawe yatangiye guhinduka. Mu rwego rwo kwirinda ibyo bibazo rero, urasabwa kuba mu mwijima igihe gito gishoboka. Kabiri, kwambara headphone ugashyiramo volume yose. Hari ukuntu uba wambaye ama headphone ugashyiramo volume bitewe n'uburyo ushaka kumva indirimbo cyangwa se ikiganiro. Niba uri umuntu witegereza neza, mbere y'uko ushyiramo volume ngo ibe full, babanza kukubwira ko byangiza, ariko hari igihe utabyitaho volume ugahita uyuzuza, ariko ibyo bintu ngo birangiza cyane. Ni byiza ubaye ubyirinda ugakoresha volume yabugenewe. Gatatu, kutagira igihe cyo kuryama gihagije. Ubundi bavuga ko umuntu agomba kuryama nibura amasaha 8, ariko bitewe n'akazi ukora cyangwa se ibindi bintu, hari igihe usanga ayo masaha bidashoboka ko wayaryama, ariko nibura cya gihe waruhutse ubona nta kazi ufite cyangwa se uri mu kiruhuko, byaba byiza uryamye amasaha ahagije kugira ngo ubashe kurekipera n'ubundi ya masaha udasinzira. Kane, guhora kuri telefone igihe kinini. Iki kintu abantu benshi kirabagonga. Hari ukuntu usanga uba kuri telefone ku buryo nawe ubwonko bwawe bukubwira ngo wakabije, ugasanga telefone yitangiye ifite 100%, ugasanga ibaye empty ukiri kuri telefone. Hari telefone zigira amabateri y'ama original ku buryo kugira ngo ibe empty uba wayikoresheje igihe kinini cyane. Ibyo bintu rero ngo ni bibi cyane ku bwonko. Mugerageze gukoresha amatelefone ariko igihe gito gishoboka. Gatanu, guhora wumva ibiganiro bibi. Hari abantu bagira iyo mico, ugasanga ibiganiro yumva televiziyo cyangwa areba muri televiziyo cyangwa se amafilme ni bya bintu biteye ubwoba, bihahamura cyangwa se by'agahinda, ariko ngo ibyo bintu ni bibi. Ni ukuvuga ngo bya bindi uhora ukonsuminga buri munsi birageraho ukabiviva, ukabibamo, bityo rero biragusaba kugira ngo ujye wumva ibintu byiza kugira ngo bizamure amarangamutima meza, bityo bigufashe gutekereza neza. Gatandatu, kunywa isukari ikabije. Hari abantu bakunda isukari pe ku rwego rurenze, ariko uko wayikunda kose jya umenya ngo irangiza. Ushobora gukoresha nkeya ishoboka cyangwa se ukaba wanayisimbuza n'ubuki, nabwo ntacyo butwaye, ariko isukari ngo ni ikintu kibi cyane ku byerekeranye n'imikorere y'ubwonko. Icyo nicyo naguteguriye uyu munsi rero. Hari igihe nawe ushobora kwisangamo uduco tumwe na tumwe ukagenda uduhindura. Wakoze kubana nanjye rero. Nawe niba wakunze ikiganiro usige subscribe, like na comment kugira ngo tubane buri munsi. Bye bye, ndabakunda.